buri muntu wese arimenya nazagira umuntu babeshya niba ngiye nsambana ndabizi ko mbikora niba nkoresha imiti n'imyuka ndabizi ko mbikora kandi niba nsenga rwose ukama nkiyiriza ndabizi ko ibyo bintu mbikora nazagira umuntu uzano bango nta muntu wimenya ngo umuntu mwiza ngo wabwirwa n'iki kuri mwiza ngo ugire abantu bagutake ndabizi ko ndi mwiza bitewe n'ibyo nkora uranabwirije rwose pe ndabizi niba ndi umusambanye ndabizi uyu munsi nasambanye na kanaka n'umugabo w'abandi ndabizi biriya bintu bajya kukubwira ngo ukagenda imbere y'umukozi w'Imana ngo utangire ngo kugenda ngo wihane ugatangira kuvuga ngo ubusengo ndihaniki urihaniki urizi icyo utazi n'iki mbere kuri umukozi w'Imana bivuga n'Imana mbere yuko n'Imana ikurondora ngo igire gute subizi kuri umusambanyi subizi ko uri guteranya abantu subizi yuko uri fake pastor uri mu fake subizi ko ukoresha imyuka mibi mujye mureka kubeshya abantu uzajya mu rusengero ugenda ujya gusenga ariko ubizi neza ko mu mutima wawe ufite n'ibindi bintu bikujyanye mu rusengero wambaye ako kenda uvuga ngo ngiye kugebuza abagabo b'abandi kandi ugiye kubageguriza mu rusengero wewe urajya mu rusengero wifitiye mission urabizi cyakujyanye muri urwo rusengero n'uwagiye gusenga by'ukuri nawe arabizi ko yagiye gusenga guys twubahane abantu bakorera satani barahari kandi baranabizi ko bayikorera niba ukorera Imana rero yikorere wivuye inyuma niba unakorera na satani uyikorere wivuye inyuma guys reka kuba kazoyaze bihagararamo hagati korera satani ukuzi ko kwa satani bashishikara nawe shira Imana ikureba icyoroshye urayivugiye nuko korera satani wumva ushishikaye kubera ko buri muntu wese umwami akorera azamuhemba Shaura yivugiye abakorera satani bashyiramo akabaraga sheri reka nkubwire ni gute wirirwa ubeshya abantu ko ukorera Imana warangiza noneho nako kayoga uragashaka ntukanyweye n'uwo mugabo uramushaka ko musambana ntimusambanya nayo mafaranga byibura ngo yakorere mu buraya urimo uhagati uri inzanga uri indangare uri kubeshya Imana uri kubyumva uri kubeshya Imana ukabeshya na satani wambaye ibyo bijipo birebire ufite umusatsi wa ADPR ngo ujya mu rusengero ngo kajya gusenga abantu bose bakuze nk'umukozi w'Imana ngo nk'umuririmbyi mu rusengero ngo nk'umudiyakoni kandi deep down urabizi neza ko uri Yezebeli uri umusambanyi usambana nabo bapasiteri wagiye kureba ukareka no kwiyambarira nk'uko Gigi yambaye ngo batamvuga ngo kuko nkijijwe njyewe Gigi ubyambaye wenda sinasambana uri kubibona Rero nigiba nta n'ubushobozi ufite bwo kuyigura ahubwo ukumva gukijijwe kandi wo uri umukene ariko Gigi ukajya kubana ibobo muzi ko dusigaye tujya mu cyumba cy'abarokore cy'abadeperi nkajya kumva tuba twikeneye rwose pe mesa kamwe uvuga ati njyewe ibi bijipo birebire nambaye mbikuyemo ngiye gusambana ku mugaragaro nkorera aya mafaranga kuko ndashaka ifaranga ndashaka no gusa neza cyangwa niba usenga ambara ibyo bijipo birebire uhamanye n'umutima wawe n'Imana ko izo jipo wambaye uzambitse no ku mutima naho ibintu byo kuza hano muvuga ngo kuko umuntu yambaye gutya ngo ubungubu uhita utangira kwimagina ngo ubungubu ni umukozi wa shitani guys bizabatungura nimujya kubona mukabona abantu mwabonaga ku mihanda nibo baritashe mwebwe musigaye mwasamye mwarigiza abapasiteri mwambaye ibintu birebire munsi mwarakoze umurimo mwarisha mwaranje ukajya kubona ukabona ya marine yahoraga imihanda irimo irizunguriza ikibuno ukabona iraritashye wowe wirirwa mu rusengero uri kubura wirirwa ubeshya Imana munsimbuke Gigi jya ubambwirira erega agakiza ni ikinege nta so wabo kagira mureke mbabwira kandi kantu gatoya mbunganireho kugira ngo buri wese uri ahangaha asobanuke uko turi aha twese n'ubundi duturuka mu madini atandukanye cyangwa se mu matorero atandukanye ariko kuba umuntu yambaye ipantaro kuba umuntu afite umusatsi kuba umuntu yambaye inkweto ndende kuba umuntu yambaye imyenda imeze ukuntu kuba umuntu afite menshi kuba umuntu yidefirije ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizakujyana mu ijuru oya amatorero imbere y'Imana agereranwa nk'umurima wa jaride urimo indabyo igihe cy'isarura n'ikigero nge nta torero ngira ahantu hose mu basilamu ahantu hose bavuga Yesu Kristo oya mu basilamu honda nari mbeshye ariko umuntu wese wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yaba ari mu badive yaba mu baki nibyo ndi kuvuga bose wasangayo nagiye gusenga
ntabwo ngira mvuga ngo mfite idini ngewe nkurikira exactly nibyo ndi kuvuga nkurikira umushumba nkurikira ngo apostle munsimbuke mukurikira se nibyo ndi kuvuga igihe cy'isarura nikigera Imana izajya igenda irebamo urwagiye rwera ururabyo rwiza ari rwo ruzajya rugenda rusarura haro n'igihe umuntu utarigeze ukandagira no mu rusengero n'umunsi n'uyu n'umwe mushobora kuzisanga yageze mu ijuru wa wundi wajyaga ku ruhimbi ntaho yagiye uza abapasiteri bari ahangaha basambana mureke mbabazi mugira ngo Imana izakoresha barabi bitambaro gusa Jessica wadusubira iryo tangazo wumvi none se aba zisireye zizaza wabuzanwa n'abandi muri big screen sibyo sera kandi rero ko ndifite umva buri muntu rataha aguma uko yahamagawe ibindi ntago bitureba buri muntu uko yahamagaye nk'ubu ngubu wowe uratubwirije amagambo uvugiye aha hantu byonyine yagakwiye gutuma ukizwa niyo utaba warigeze winjira mu nzu y'Imana umuntu naguma uko yahamagawe iyo akorera arayizi umutima wacu ni igipimo niba wakoze icyaha umutima uragusimbuka Imana yaduhaye na mwuka wera mu nzozi urarota ntuvuge ngo nta mwuka wera ufite kuko Imana igusanga no mu nzozi urumva ahantu hose Imana iratuzi niyo ugenda Imana yishatse izanijwe ikakuganiriza nimukabeshya abantu mutwinjiza mu mategeko y'amadini yanyu ngo abateze ibitambaro ngo nibo bazajya mu ijuru ngo abahirimbije imisatsi ngo nibo bazajya mu ijuru ijuru si irya so ijuru si irya nyoko Yesu yameneye amaraso ku musaraba kugira ngo kiriya gitambo kiboneke kugira ngo ducungurwe nuko umwenda warahera watabutsemo kabiri kugira wese yigerere ubu si iyo Gigi yaba ari wagerayo ubu yari umukozi w'Imana we si yari kujya kuvuga naga ari wowe birimo uri umukozi w'Imana yari kujyaza akavuga ubundi si uyo Kristo atazi intunga n'ibitambo byose twari kubikura he ariko kuko yigereye ntabwo rigiyemo neza umva kubera ko Kristo yiyiziye ubwe shani mutubabarire tuza aho duhurira n'Imana turaziranye nimukaze mudutera amabuye dufite uko twahamagawe Imana ifite uko yakugize kugira ngo ikubone ibirayi mu minota 2 ndaje mpita ndishyiraho narindangije kubihata ntibakabashuke dufite uko Imana yadusanze Imana apfuye kuguhamagara gusa gutyo gusa oya waje kwita ubundi se waje wizanye kuri iyi Mana abana b'ubugingo barahari nabo kurimbuka barahari ahubwo icyo dusabwa ni ugukora ibyiza duhirimbanira gushaka Kristo ndagukunze urimo umwuka w'Imana bajye batubabarira uko twakijijwe ntibatuzi ntabwo batuzi bajye batubabarira ngo kwambara imyenda se ubundi izajya mu ijuru n'ibizasigara siyazagenda erega iki imyenda twambaye kibajyana gushyingura rusororo kuki kitagenda se kikabura none se nyine gusa neza ntaho bihuriye ese we baritaza ngo uvuye kuko abamenera abantu Imana yabayise bamboroka we none se koko hahiye cyane mwagiye se mwagize umuntu wawe unyarukirayo yego ubwo bari gupfikira ko bari abagore barasaze ngiyo ngeze yararamita ntangira kubabwiza ukuri bahita bamboroka nyine n'amakomenti nashyizeho yose bakayaboroka nkahita ngenda ibyo bintu ko batajyaga babikorara ko barekaga abantu bakisanzura oya njyewe nuko bazi ko mbabwiza ukuri njye mbabwiza ukuri kwemewe kwa nyawe guys nari mfite amaribori menshi none yose ari kunshiraho ubu ntabwo muzankira uri kwisiga iki se ndi kwisiga vaseline ya Brusil nkanakoresha aloe vera gel bikuraho burundu rwose ndakubwiza ukuri ngo mu minsi mike nzabereka before and after weza twereke nari nyamaranye imyaka n'imyaniko pe nari nyamaranye imyaka n'imyaniko udashobora kwiyambarira akantu kagufiya kubera amaribori ndaza kukwandikira ni bogisi none bishizeho hariho n'igihe aba abangamye cyane ababangamye ariko sometimes kuko biba byatewe n'amavuta hari ahantu ugomba kutasiga amavuta ahantu hose ufite amaribori yego uba ugomba kuba atasiga ya mavuta yatumye haza amaribori uba ugomba kuhasiga amavuta asanzwe gikotori nyine njyewe nsigaho ka gikotori ka Brusil murakazi
wapi oya nyine niyo mpamvu mvuze nti ndaza kukwandikira inbox ukatubwire neza. kakwereka isanzwe ya brushing Katwereke. sanzwe rwose kambereka ibintu nsizaho bikaba biyamazeho pe. waba utubyaye aratwishe Nari nyamaranye imyaka n'imyaniko pepe pepe pepe. Kari Ariko nda ntiyaba abangamye cyane. kunda ntayo mpagira pe. N'inshuro zose mbyaye ntago nigeze nyagira. Urumva wowe bimeze sawa cyangwa ku kibuno. Reka no ku kibuno ntayo mpagira. Harya ubwo kamera ijya inyuma bigenze gute? Banze nshyire umuntu muri big screen kugira ngo telefone yanjye imeze nk'iyashyushye. Ya jaminzi. We muri kunyumva? turi kukumva Nafunguye kamera ariko biraza kunsaba kubibereka gutya muri kubireba. ya mavuta y'igikakarubamba Okay. na vaseline Iyi vaseline irimo petroleum iyo ni sawa iyi rero niyo nshyiramo. urabivanga Bivangira mu ntoki ngiye kwisiga. Narangiza Aya ngaya igikakarubamba agura angahe? Buse ndabizi koko. Rega ntago mba mu Rwanda. Mu Rwanda arahari Wabona nta n'ahari wenda na pirasi. mu Rwanda arahari hariya mu mujyi hose umuntu wese ucuruza amavuta arayafite njya nyabona iyi ndaruvera gel Na herimoborone yo ni iki? ni ya mavuta ya rukotoro agura niba ari 7 maybe ariko muri ahantu hose